Zamo TV. Komeza kugira amahoro y'Imana abantu mwese mudukurikiranye mugiye muri mu bihugu bitandukanye. Uyu munsi imbere yacu kuri mikoro mwumva nimfashwa nayo Isaac, tubahaye ikaze nk'uko mubibona imbere yacu dufite umutumirwa. Reka tumwakire kugira ngo adusuhuze, hanyuma nadusengera Imana kugira ngo twinjire mu kiganiro cyacu tumeze neza. Murakoze. Yego, reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga ubane namwe mwese abadukurikiye muri mu Rwanda, abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda mwese mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Amazina yanjye nitwa Pascal cyangwa se Yeremiya, ubu ni Pascal Yeremiya, ibisigaye Yesu aduhane umugisha. Uri Imana y'amahoro, nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Tugushimiye urukundo rwawe n'imbabazi zawe. Uyu munsi turakwinginze gutanga amaraso yawe abe ku buzima bwacu, ibiduhiga byose bihagarare mu izina rya Yesu. Sabiye umugisha buri wese washyize urushinge ahangaha kugira ngo tubane muri ubu butumwa, ni mu izina ryawe ngira mbisabye nizeye, amen. Amen. Na Pascal turakwakiriye rero hano. Wari umaze iminsi watambuka, wenda hari ababa bakubonye ubwa mbere n'abatakubonye ubwa mbere, uvuga ubutumwa uhanurira abantu b'Imana, kandi abantu barahembutse, abantu bameze neza rwose, bari gushima. Nagiye mbabona muri komenti bavuga ngo uyu mugabo w'Imana, Imana imuduhere umugisha. Uyu munsi rero twakwakire kugira ngo wongere uhembure imitima y'abantu. Yego, urakoze cyane. Uwigisha agabane n'uwigishwa. Yego, niko ijambo rivuga. Bisobanuye ngo imbaraga z'Imana nanjye ndazikeneye, kandi nawe urazikeneye. Cyakoze wabaho mu bihe wabuze umuntu ukubwira imbaraga z'Imana, cyangwa ukabura uguhumuriza, cyangwa ukabura ukubwira ko Yesu agukunda, ariko reka nkubwire ngo Imana iragukunda. Kandi mwese abarushye n'abaremerewe muze mu musange arabaruhura. Abari mu gihugu n'abatari mu gihugu, abari mu burwayi n'abazima, abari mu munezero n'abari mu mubabaro, mwese nta n'umwe Yesu adafiteho randevu yo kugira ngo agire icyo akora ku buzima bwiwe. Ntabwo turi butinde rero iki kiganiro cyacu, reka ngusabe kugira ngo urebe mu maganya ya Yeremiya. Yego, ijambo ry'Imana mu maganya ya Yeremiya igice cya 5. Urahera ku murongo, igice cya 5 usome umurongo wa mbere, utaruke usome na 21, ariko ubanza usome umurongo wa mbere. Dusome amaganya ya Yeremiya ibice 5 umurongo wa mbere. Aravuze ngo Uwiteka ibuka, Uwiteka ibuka ibyaduteye, itegereze kandi urebe gukorwa n'isoni kwacu. Imana ishimwe. Uyu ni umuntu wari uri mu bihe bitari byiza, yari ari mu bihe bimubangamiye, cyangwa se yari avuye mu bihe by'ingorane, yari avuye mu bihe by'uburwayi, yari avuye mu bihe by'ubukene, yari avuye mu bihe bidasanzwe, yari avuye mu bihe bimuruhije, yari avuye mu bihe bimubabaza. Arangije aravuga ngo Uwiteka Imana, ni wowe mpungiraho, ni wowe mpanze amaso. Ibuka ibyaduteye, ibuka ibyatubabaje, ibuka ibyatuhangayikishije, ibuka ibyaturuhije, ibuka bya bindi byatumye turara turira, ibuka bya bindi byatubujije amahoro. Nurangiza witegereze, urebe umubabaro twagize, urebe igisuzuguriro twagize, urebe gukorwa n'isoni twagize, urebe ingorane twagize, urebe ibyaduhize byose. Haleluya. Wite ku gisuzuguriro twagize. Sokoma 20. Yego, kuki watwibagiwe iteka? Ese niki cyatumye utwibagirwa iteka? Niki gituma Imana yibagirwa umuntu? Niki gituma Imana idutera umugongo? Ibyaha byacu nibyo bituma Imana idutera umugongo, tukabona ko yatwibagiwe. Some kandi ukatureka igihe kirekire kiresha gityo. Byagenze bite ko waturetse igihe kirekire? Imyaka ikaba myinshi mu butayu, imyaka ikaba myinshi mu bukozi, imyaka ikaba myinshi mu burwayi, imyaka ikaba myinshi twihindukiriyeho, twabuze uko tugenza. Ese byagenze bite? Ni iki cyatumye utwibagirwa? Ibi bintu nta mupagani wabitekereza. Ibi bintu nta muntu utaramenye Imana wabitekereza. Ibi bintu nta muntu utarabanye n'Imana wabitekereza. Bitekerezwa n'umuntu wigeze kubana n'Imana.
akamenya neza ko Imana yamuteye umugongo. Ese niki gituma Imana idutera umugongo? Ese niki gituma dutandukana n'ubwiza bw'Imana? cya mbere ni ibyaha, cya kabiri kwishyira hejuru, cya gatatu gukora ibyaha twigiza nkana. Ibyo nibyo byatumye Imana idutera umugongo. Yego, ariko uyu muntu aragaruka aravuga ngo byagenze bite? Ko mbere narebaga ubu nkaba nkabakara, ko mbere numvaga ubu nkaba ntumva, ko mbere nahamagara Imana ikaza nkaba nyihamagara neza. Ariko iyo uri mu bihe byo guhamagara Imana urwana intambara n'idubu, ugahagarukana imbaraga zidasanzwe, ukamera nka Mose ageze ku nyanja itukura, ukavuga ngo Uwiteka tandukanya inyanja nambutse, tandukanya inyanja nambutse. Nicyo gihe umaze kwambuka ibyari bikwirutseho hari igihe bikwiga bigashirira mu nyanja. Haleluya. Ariko umunyabwenge kugira ngo ndashaka kuba umunyabwenge. Iyo uri umunyabwenge umenya uburyo barwana mu mwuka. Iyo uri umunyabwenge umenya uburyo bateretse Imana. Iyo uri umunyabwenge umenya ibigutera ukamenya n'ugusenga. Iyo uri umunyabwenge agahinda kawe kose ukerekeza ku Uwiteka. Maze Yesu nawe atikarane, Imana atikarane, ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde washobora. Utangira kugenda wumva indirimbo z'amazamu. Ejo bundi narababwiye ngo ikikubwira ko ukiri kumwe n'Imana, niba uhuye n'ikibazo wumva indirimbo z'amazamu. Iyo uteye intambwe wumva indirimbo z'amazamu. Iyo uryamye wumva indirimbo z'amazamu. Iyo uri mu murimo wumva indirimbo z'amazamu. Imana ibongere bahereza agakiza, Imana yongere bahereze gushaka amazi y'umwuka. Imana yongere ibakururire mu bintu bwayo. Numva ineza yo kubana n'Imana. Amina. Komeza. Ego. Hanyuma ku murongo waho wa 21, utwigarurire. Noneho tumenye ko twagiye mu ntege nke, tumenye ko twavuze menshi, tumenye ko twakoze byinshi, tumenye ko twatakaje umwimerere. Uwiteka turakwihaye, ababyeyi barakwihaye, abagabo barakwihaye, abana barakwihaye, abakumenye barakwihaye, abagutaye barakwihaye. Uyu munsi wa none utwigarurire, wongere utwigishe gukora ibyiza, wongere utwigishe gusenga mu kuri ndetse no mu mwuka, wongere utwigishe kwanga icyaha n'igisa nacyo. Ntabwo dufite bwo kuba mu gakiza, ntabwo dufite bwo kwanga icyaha n'igisa nacyo. Wongere utwigarurire kugira ngo tube mu biganza byawe. Iyo Imana ikwigaruriye Uwiteka natwe tuzaba tukugarukiye. Tugarurire ibihe byacu bibe nk'ibya kera. Uwiteka nutwigarurira natwe tuzaba tukugarukiye. Utugarurire ibihe byacu bimere nk'ibya kera. Twongere tumenye imbaraga zo kukarama, twongere kumenye gusenga, twongere tumenye kwanga icyaha, twongere tumenye gukiranuka, twongere tumenye kubana n'Imana icyo ari cyo, twongere tumenye gutinya icyaha n'igisa nacyo, twongere tumenye ibihe byacu nk'ibya kera, tumenye gutinya Imana, tumenye gutinya amategeko y'Imana, tumenye kumva no kumvira. Ibyo bihe wongere ubigire gute? Ubitugarurire. Utubahaga yongere yubahe. Ntabwo twakorera Imana tutayitinya ngo tuzayinezeze. Ntabwo twakorera Imana tutihana ibyaha byacu ngo tuzabone ubuntu bw'Imana. Kandi ibyo dukora byose tubikore dushaka ubugingo. Vuga ubutumwa ushaka ubugingo, ririmba ushaka ubugingo, hanura ushaka ubugingo, korera Imana ushaka ubugingo. Kubera ko hari igihe biba ngombwa ko Imana ibona kuri kuyoba, yikagucisha akanyafu ukarira utazi ko ari Imana yagucisha akanyafu kugira ngo wongere ugaruke. Iyo rero ushaka kuva mu biganza by'Imana kandi ariyo yagushyize mu biganza byayo, igucisha akanyafu nk'uko umwana yarenze urugo umubyeyi amucisha akanyafu. Sinkwifurije umunyafu w'Imana.
Imana yo yagukubise urasufura, Imana yo yagukubise uba ikivume, Imana yo yagukubise utakaza igikundiro, Imana yo yagukubise mbese uhinduka icyo nazi. Ariko iyo ugerageza kwegera ubwiza bw'Imana, ngo nuko rero mwongere mwiruke aho mwatakarije, nimumara kuhamenya mugarukire Uwiteka, nawe azabagarukira, azakorana nawe ibikomeye. Ariko n'Imana ibana n'abeje, n'Imana ibana n'abatinya icyaha, n'Imana igendana n'abemeye kugenda uru rugendo. Uru rugendo muri bangahe muzarugenda? Uru rugendo ni bangahe? Ko benshi biyambuye imbaraga z'agakiza, abenshi biyambuye imbaraga zo gukorera Imana. Kandi iki gihe tugezemo ni igihe twagakwiye kuba dukorera Imana mu kuri no mu mwuka. Maranye iminsi umwuka wo kubwira abantu, ariko cyane cyane abakozi b'Imana, ntabwo amazi ari yanjye mboge magazi. Mugende murebe ibiganiro maze iminsi nkora. Ni igihe cyo gukundisha Imana abantu, ntabwo ari igihe cyo kuyitinyisha abantu. Umuhanga y'Imana imuhamagaye amenya igihe imuhamagayemo, kwanza arabanza akimenya. Emaye ndinde, igihe impamagayemo ni ikihe? Muri iki gihe nzayikoreramo iki? Ni ibintu bitatu. Ndinde, mpamagariwe gukora iki, iki gihe ni ikihe, ese nzayikoreramo iki? Bigenze bityo tukisubiraho, umurimo w'Imana ntiwatukwa ku bwacu. Nuko rero uwasambanaga birake, uwibaga birake, uwagambanaga birake, uwahemukaga birake, uwakoraga ibyaha by'ubugome birake, mugarukire Uwiteka, nawe azabagarukira. Mu kugarukira Imana harimo byinshi. Hari amarembo menshi Imana ifungura, hari umugisha mwinshi Imana ifungura. Barakuvuma Imana ikavumura, bakaguhonyora ikavuga ngo ihorere, mbese igahuhaho. Baragukomeretsa ikagupfuka ikakuvura, kubera ko wagarukiye Imana. Turufu ya mbere rero niyo kugarukira Imana. Waba uturanye n'ukugerageza, waba ubaye muri sosiyete ugerageza, waba ukorana n'abakugerageza, iturufu ni ukugarukira Imana, ukamenya aho watakarije, ukongera ugasenga Imana. Nta rugamba na rumwe wabasha gutsinda. Urugamba rwo mu mwuka barurwana mu mwuka, urwo mu mubiri bakarurwana mu mubiri. Urugamba rwo mu mubiri rero ntabwo ari urwacu, urugamba rwacu ni urugamba rwo mu mwuka. Iyo urwanye mu mwuka, Imana irakuneshereza. Iyo urwanye mu mwuka, Imana ikorana nawe bikomeye. Iyo urwanye mu mwuka, Imana iguha imbaraga. Utegeka rimwe gusa. Ejo bundi narababwiye ngo habayeho umugabo witwa Goliyati. Amagambo aracyanzamo cyane. Goliyati azengereza ubwoko bw'Imana, ariko hari umugabo witwa Dawidi. Nuko uwo mwana arakura, akurira iyo mu butayu, agwiza imbaraga kugeza igihe azerekanirwa mu Bisirayeli bose. Yari azi ko ari umunyembaraga, nubwo bamupingaga, nubwo bamuvugaga, yari azi ko ari umunyembaraga. Maze ngaravuga ngo uyu munsi ndahagurutse, ninjiye mu rugamba, ninjiye mu ntambara. Ngo bamuhereza imyambaro y'igisirikare, aravuga ngo njye sindwana nambaye igisirikare, ahubwo ndwana nambaye umushanana. Ngo bamuhe intwaro, aravuga ngo nubwo ndi ibwami, njyewe ndwanisha amabuye n'umuhumetso wanje, ndawuzunguza rimwe. Ngo baramushungera. Dawidi akimubona ngo akadunyudunyu nkawe, nanjye ngo Dawidi, Goliyati akimubona ngo akadunyudunyu nkawe, unteranye ibuye sha. Abazanye intwaro bose bananiwe. Ngo arangije arahaguruka, abantu bose barareba barumirwa. Ngo ararizunguza, amaze kurizunguza arimukubita rimwe mu gahanga, amuca igihanga. Imana rero ibagirire neza, Imana y'amahoro ibatabare. Narindi kubabwira ko uyu murimo utawukora udafite ibanga. Ukora ufite ibanga ugenderaho, kandi umenye imbaraga zawe aho zigarukira. Umenye urugamba ukwiye kurwana n'uburyo ugomba kururwana, kubera ko muri iyi si dufite igihe mu ntambara. Ibitugerageza ni byinshi, ibishaka kudukura mu mavuta ni byinshi, ibiduhiga ni byinshi, ariko ibidutera ntibyambaye inyama n'amaraso. Ni izo mbaraga z'imyuka mibi zishaka kudutera ngo zidusubize mu bubata bwa Satani. Korera Imana wange cyane gisa nacyo kurira kwananira umuntu mu gitondo impondo zikavuga, ariko ugire ukorera Imana witeze ko
uyu munsi Yesu yaza, atari yaza kandi urupfu narwo rwaza. Data rero abagirire neza, mukomere kandi mushikame, mukanguke, mube maso kuko amazi si yayandi, mwoge magazi, mwoge magazi. Ukizwa nakizwe, uwandura nakomeze yandure, kubera ko Kristo agomba kuvangura intama n'ihene. Yesu abahereze umugisha. Yego, nimero yanjye ni 0788655670. Reka dusenge Imana. Cyangwa hari ikintu mwamugiye kumbaza? Nta kibazo, wasenga Pascal. Uri Imana igira neza, nta kibasha kuroboya imigambi yawe. Tugushimira ubuntu bwawe n'imbabazi zawe. Uwiteka, utugarukire kandi utugarurire ibihe byacu nk'ibya kera. Bya bihe byo kuguhimbaza, bya bihe byo kuguhamagara, bya bihe byo kumva presence yawe muri twebwe, bigwire muri twe n'abari badukurikiye. Hari abari badukurikiye bababaye, bashavuye, bo ndasengera imitima yabo, ndasengera abarwayi, ndasengera buri muntu wese ngo umubohore, umutabare. Buri wese yacira ubusinzi n'ubutabazi buturuka iwawe, mu izina rya Yesu Kristo musabye nizeye, amen. Amen. Imana iguhe umugisha. Shalom.